tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Isomo ry'ubushize ryadutandukanirije abantu b'uburyo bubiri: abanyabyaha batizera n'abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Abanyabyaha banyura mu irembo rigari rigana mu irimbukiro, naho abakiranutsi bakanyura mu irembo rifunganye ariryo Kristo, inzira, ukuri n'ubugingo. Abakiranutsi basoreza mu kubana n'Imana iteka, naho abanyabyaha bagasoreza mu mubabaro w'iteka ari wo kurimbuka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ubusinzi ari ikintu kibi giteye ubwoba kandi cyagiye kiba intandaro yo gusenyuka k'ubwami bukomeye. Turaza no kubona n'ishyano ritegereje Babuloni kubera ibibi byose abo muri ubu bwami bakomeje gukora. Reka mbere yuko dutangira inyigisho yacu uyu munsi tubanze dufate akaruhuko, hanyuma ngaruke mu kanya twiganirira. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera Samirana, Samirana, usemerera Imana yakicyubahiro. Samirana, 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 usemerera Imana yakicyubahiro. Samirana, 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 usemerera Imana yakicyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Tugiye gutangira guhura n'ijambo rivuga ngo bazabona ishyano cyangwa se azagusha ishyano. Iri jambo rivugwa ryerekeza ku banyabyaha cyangwa batizera, kandi mbere na mbere rikerekeza ku bantu bari batuye Babuloni bari biteguye kuzanesha Ubuyuda. Ijambo bazabona ishyano ryakoreshejwe mu buryo bukurikiranye neza nk'uko uza kubibona mu byanditswe. Ayo magambo cyangwa se iryo jambo rikaba riboneka mu bika 5 mu 30 ya buri jambo. Turasoma mu gitabo cya Habakuki ibice 2 ku murongo wa 5. Haravuga ngo ni ukuri na vino iramuriganya, ni umuntu ugamika kandi urarikira ntaregamiwe. Agwiza irari nk'iry'ikuzimu kandi ameze nk'urupfu, ntagira ubwo ahaga, ahubwo yikoranyiriza amahanga yose, akiyegereza amoko yose. Ngo ni ukuri na vino iramuriganya. Hano haravugwa Babuloni. Muri icyo gihe ntabwo Babuloni yari igihugu gikomeye, ahubwo yaje gukomera mu gihe cya Daniyeli. Ikintu cya mbere Imana yashinjije Babuloni ni uko Abakaludaya banywaga vino cyane, bagasinda, bagakora amabi bayakoreshejwe na vino kandi bakabyirata. Ngo ntaregamiwe. Abakaludaya ntibicaraga hamwe, ahubwo bakomezaga kujya mbere batsinda amahanga.
ngo ahubwo yikoranyirizaho amahanga yose, akiyegereza amoko yose. Abakaludaya bari buzuwe no kwigarura ibihugu n'amoko y'abantu. Ntibanyurwaga, ahubwo barwanyaga igihugu ku kindi, ari nako basenya ndetse bagatwara abantu mu bunyage. Babuloni niyo yaje kuba ubwami bwa mbere bukomeye mu isi. Bashakaga gutegeka isi yose. Na n'ubu kandi niyo ntumbero y'ibihugu bikomeye hano mu isi. Burya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bafite icyo gitekerezo nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, aho wasangaga iki gihugu cya Amerika cyita ku buzima bw'ibindi bihugu aho kwiyubaka ubwacyo. Ni nk'ubusazi bw'ibihugu bimwe na bimwe byo mu isi, kandi ubwo busazi ni nabwo bwari bwarafashe Babuloni. Bari buzuye ubwibone, bumva ko bashoboye kuba abategetsi b'isi yose. Wibuke ko Imana yavuze icyaha cyabo cy'ubusinzi. Iki kintu cyagarutse kenshi mu nyandiko z'abahanuzi, haba muri Amosi, haba muri Yoweri no muri Nahumu. None dore na hano muri Habakuki bijemo. Nahumu yabyerekanye neza ko ubusinzi bwashenye ubwami bwa Ashuri. Amosi we yavuze ko ubusinzi aribwo bwatumye Imana yohereza ubwami bw'amajyaruguru mu bunyage. Ubu rero noneho turiho turabona ko Habakuki yavuze ko ubusinzi buzatera Imana gusenya Babuloni. Mu yandi magambo, umuntu yavuga ko ubusinzi butera nyirabwo kwisenya ubwe, cyangwa bukururira nyirabwo ibibazo. Ubusinzi nibwo bwaranze i Babuloni cyane. Nusoma muri Daniyeli ibice 5, urasanga havuga ukuntu Belushazari yakoresheje umunsi mukuru, hanyuma rikaba ijoro Babuloni yasenyukiyeho. Kubera iki? Bari basinze. Ryari ijoro ryo kwishimisha no gusinda. Bumvaga bafite umutekano wuzuye n'amahoro mu mujyi wabo wari ukomeye, bakumva barinzwe rwose. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yakicyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakicyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakicyubahiro. Ubusinzi kandi nibwo bwashenye ubwami bwa Roma. Iyo ugeze ahitwa Ostia, ni nko mu birometero birenga 15 uvuye i Roma, hegereye umugezi witwa Tiberi ku nkombe z'inyanja, wasanga ibisigazwa bya kera bikwereka uburyo Abaroma bari barijanditse mu kwishimisha no mu businzi. Ibyo rero begerekana neza ukuntu Abaroma ba kera babagaho. Ubusinzi nibwo bwagiye butuma ibihugu byacu byinshi bisenyuka. Reba mu bihugu byacu hirya no hino mu mahoteli, muri za restaurant n'utubari, uzasanga ibyo bahuriyeho byose ari inzoga zikomeye kandi z'amoko menshi. Ufashe umwanya mu ijoro rimwe ukareba ukuntu abantu bamara kunywa bagasinda,
ubundi bakishora mu busambanyi, wagira agahinda kenshi. Abantu bamwe bizinesi zabo ziriho zirahomba kubera ubusinzi, abandi ingo zabo ziriho zirasenyuka kubera ubusinzi, abana bariho barananirwa kwiga kubera ubusinzi bw'ababyeyi babo. Impanuka nyinshi mu mihanda ziriho ziraterwa n'ubusinzi. Abantu bariho barandura za sida n'ibindi birwara bitandukanye, akenshi kubera gusinda. Mbese ubusinzi ni intandaro y'ibibi n'ibyago byinshi, kandi byose byerekeza ku gusenyuka k'umuryango wa muntu. Amamiliyoni n'amamiliyoni aratangwa, agashorwa mu bihugu bitandukanye kugira ngo hagurwe ibisindisha bitandukanye, kandi ibyo byose biba bigamije koreka imbaga y'abantu no gutuma abantu bata umurongo. Hano mu gitabo cya Habakuki, Imana yavuze ko ubusinzi bwatumye Babuloni igira ubwibone, ndetse Babuloni igira irari nk'iry'ikuzimu, ishaka gukurura ibintu byose. Igitabo cy'imigani kigira kiti, umusundwe ufite abakobwa babiri bataka bati mpa mpa. Hariho ibintu bitatu bitagira igihe bihaga, ndetse n'ibine bitavuga biti birahagije: imva, inda itabyara, isi idahaga amazi, n'umuriro utavuga uti mpaza inkwi. Aya magambo yanditse mu Migani ibice 30 umurongo wa 15 n'uwa 16. Imva hano ni ishushanya ikuzimu, niyo iri ku mwanya wa mbere ku rutonde. Habakuki nawe rero yakoresheje iyo mvugo, aho yagize ati agwiza irari nk'iry'ikuzimu. Babuloni yakomezaga kwagura imbibe zayo, igakomeza kwiyongeza, yiyongeza nta kunyurwa. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Imani hakicyubahiro. 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 Muri Habakuki ibice 2 umurongo wa 6 haravuga ngo, abo bose se ntibazamuciraho umugani wo kumushinyagurira? Bazavuga bati azagusha ishyano ugwiza ibitari ibye. Azageza ryari? Uwigerekaho kwishingira azagusha ishyano. Ishyano rya mbere ni ugucira umugani Babuloni, kuko yafashwe n'imbaraga zitari izabo. Ngo abo bose se ntibazamuciraho umugani wo kumushinyagurira? Abo bose ni amagambo yerekana ko ari ibihugu byose byari byaragiriwe nabi na Babuloni. Ngo uwigerekaho kwishingira azagusha ishyano. Mu magambo yumvikana, umuntu yavuga ngo uwakijwe n'iby'abandi bitari ibye. Uzi ko habaho kugura ikintu ukacyishyura, ariko aho ni ugufata iby'abandi ku ngufu. Imana rero iravuga ngo iki gihugu kizabona ishyano kubwo kwigwizaho ibintu bitari ibyabo. Sinzi niba unyumva neza hano. Imana yagennye ko umuntu abaho yiyushya kuya. Nuko rero nshuti yanjye, niba ubaho utiyushya kuya, bisobanura ko uzabaho kubwa kuya k'abandi. Babuloni yashakaga kubeshwaho n'utw'abandi, ikazajya ifata iby'abandi ku ngufu. Iyo niyo nkomoko y'ishyano rya mbere. Imana yavuze ko izabahanira gufata iby'abandi ku ngufu, kuko yo ari Imana ikiranuka kandi ari nyakuri mu byikora byose. Muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 7 haravuga ngo, mbese abazaguhora
ntibazagutera bagutunguye, n'abazagukura umutima ntibazakubyukana ngo bakugire umunyago wabo. Ngo bakugire umunyago wabo, niko dusomye. Iri ni ihame ko ibyo umuntu abiba ari nabyo asarura. Hano Imana ni nk'aho yavuze ngo wanyaze iby'abandi, none nawe undi agiye kuza kunyage. Ukuri kw'ibyabaye nuko Ubumedi n'Ubuperesi byaje gukomera, hanyuma byigarurira Babuloni. Hari mu ijoro, maze umugezi Ufurate watemberaga mu murwa wa Babuloni barawuyobya, amazi bayerekeza ahandi, bituma wa mujyi wa Babuloni wumagana. Hanyuma uwitwa Goburiyasi wari umujenerali w'Umumedi yinjirana n'ingabo ze mu mujyi wa Babuloni, maze awufata mu buryo butunguranye. Muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 8 aravuga ngo, ubwo wanyaze amahanga menshi, amoko yose yasigaye nawe azakunyaga, aguhoye amaraso y'abantu n'urugomo igihugu cyagiriwe, n'umurwa n'abawutuyemo bose. Abantu bakunda kumena amaraso kandi bakagera kwifuza cyane. Ishyano rya kabiri ni iryakuruwe no kwifuza gukabije no kwagura cyane igihugu cya Babuloni. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro Tumenye Bibiliya. Muri Habakuki ibice 2 kuva ku murongo wa 9 kugera ku wa 11 haravuga ngo, azagusha ishyano ushakira inzu ye inyungu mbi, kugira ngo yiyarikire icyari cye hejuru, ngo abone uko akira ukuboko k'umubi. Inzu yawe wayiteje ibikoze isoni, kuko warimbuye amoko menshi, ugacumurira ubugingo bwawe. Kuko ibuye rizatakira ku nkiki, kandi isoko yo mu gisenge cy'inzu izarisubiza. Kwifuza gukabije nicyo cyari icyaha cya Babuloni, ndetse n'ubusinzi nk'uko twabivuze hejuru. Kwifuza kwabo gukabije kwari kuzuye imitima yabo, bari barifuje cyane gutunga ibitari ibyabo. Imana yaravuze ngo ntitukifuze ibya bagenzi bacu cyangwa abaturanyi bacu, ndetse isobanura neza ngo ntitukifuze umugore w'umuturanyi cyangwa ubutunzi bwe. Twasomye ngo kugira ngo yiyarikire icyari cye hejuru, ngo abone uko akira ukuboko k'umubi. Ibi nibyo bituma Babuloni igereranywa n'igisiga cy'ikizu kibwiraga ko icyari cyacyo kiri ahantu hejuru cyane, hatabasha kugira ikibazo icyo ari cyo cyose. Ngo inzu yawe wayiteje ibikoze isoni, kuko warimbuye amoko menshi, ugacumurira ubugingo bwawe. Babuloni
yikururiye ibihano biva ku Mana kubera kwifuza cyane kurenze no kumena amaraso. Yewe, habe n'amabuye yagombaga kubavugiriza induru atakira ku nkike. Ibi bitandukanye n'iby'igihe cya Yesu Kristo mu isi, ubwo abayobozi b'idini bashakaga gucecekesha imbaga y'abantu baririmbiraga Yesu bamuvuga bati Hozana. We yaravuze ngo, ndababwira yuko ababahoze amabuye yarangurura. Aya magambo Yesu yavuze tuyasanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 19 ku murongo wa 40. Ishyano rya gatatu ryari rishingiye ku kwica no gusahura, kurenganya no guhohotera. Ku murongo wa 12 muri Habakuki igice cya 2 haravuga ngo, azagusha ishyano uwubakisha umudugudu kuwuvusha amaraso, agakomeresha umudugudu gukiranirwa. Uko niko bakomeje Babuloni bayikomeresha ubugizi bwa nabi, maze baba bakire cyane baratunga. Inshuti yanjye, nusubiza amaso inyuma ukareba mu mateka y'umwana w'umuntu, uzasanga Babuloni yari ifite ibitekerezo bya gisazi bitewe n'uburyo yabayeho na gahunda yari ifite. Bari bameze nk'abasazi buzuye ibyaha, ku buryo batari gukomeza inzira y'ibyo bari barimo. Bibwiraga ko bari mu kuri mu byo bakoraga. Barwana intambara nyinshi, ntibigeze bafata umwanya wo gutekereza ko ibyo bakoraga bitari bikwiye. Hano rero turabona iteka Imana yabaciriyeho, ariko nanone ushobora kubifata ukabishyira no mu gihe cyacu, kuko hari ibihugu byigize nka Babuloni muri iki gihe, kandi nabyo bitegereje akaga nka Babuloni. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana yawe icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana yawe icyubahiro. Imana yawe icyubahiro. Imana rurema. Imana yawe icyubahiro. Imana y'agakiza. Imana yawe icyubahiro. Imana yawe icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe, wiyumvira ikiganiro Tumenye Bibiliya. Nk'uko tumaze kubimenyera, mbere y'uko dutandukana, ndifuza kukugezaho incamake y'ibyo twaganiriye, kuko nzi yuko bijya bifasha na ba bandi baba bafatiye hagati ikiganiro. Inshuti muvandimwe twabanye uyu munsi, twabonye uburyo ubusinzi ari ikintu kibi giteye ubwoba, cyagiye kiba intandaro yo gusenyuka k'ubwami bukomeye. Twabonye kandi ko ibyo umuntu abibye ari byo asarura. Babuloni yagiriye nabi ibihugu n'amoko atandukanye, nyuma ibyo bakoze nabo biza kubagaruka. Ibyo byatumye tubona amwe mu mahano yari abategereje, aho twabonye ko ishyano rya mbere
Imana izabahanira gufata iby'abandi ku ngufu, kuko yo ari Imana ikiranuka, ari Imana y'inyakuri mu byo ikora byose. Ishyano rya kabiri twabonye ni iryakuruwe no kwifuza gukabije no kwagura cyane igihugu cya Babuloni. Ishyano rya gatatu ryari rishingiye ku kwica no gusahura, kurenganya no guhohotera. Imana yacu idufashe, kuko muri iyi minsi turimo ibihugu byinshi cyane cyane ibyitwa ko bikomeye bikomeje kwerekana imbaraga zabyo, kwagura imbibi zabyo bakoresheje intwaro bafite. Ibihugu bikomeye bikomeje gutegeka ibihugu bitoya, kandi bikomeje gusahura ibihugu bitoya. Uyu munsi tubona ko ibihugu bitoya bisa nk'ibikiri mu cyitwa ubukoroni, ariko reka dusabe Imana kugira ngo ibyo bihugu byitwa ko bikomeye bimenye neza ko imbere hari urubanza, kandi ko Imana yacu ari inyakuri, kandi ko Imana yacu itabera. Ibyitwa ko ari ibihugu bikomeye bizacishwa bugufi n'umwami w'abami. Uwo ni Kristo, ni we utegeka ijuru n'isi, kandi amahanga yose n'indimi zose bizacishwa bugufi ku bw'izina rye. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, dukomeje kubona imbuzi zawe mu ijambo ryawe, kandi uyu munsi twongeye kwibutswa ko ibyo tubiba ari byo tuzasarura. Uduhe kubiba amahoro kugira ngo tuzasarure amahoro. Uduhe kubiba umugisha kugira ngo tuzasarure umugisha. Uduhe kubiba ineza kugira ngo tuzasarure ineza. Uduhe kubiba ibyiza kugira ngo tuzasarure ibyiza. Tube hafi, kandi imitima yacu yishimire kubana nawe, kugira ngo tuzanibanire iteka ryose. Amen. Ndagushimiye inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakomeza kukubwira ibyerekeranye n'amahano ategereje Babuloni kubera ibyaha byabo. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.